Reka nibwirira akantu kamwe abantu batarajoyininga abanyeshuri biga imodoka cyangwa umuntu utarajya muri process zo kwiga imodoka, ariko abanyeshuri biga imodoka nibo bantu ba mbere baba bafite story papa. Abanyeshuri biga imodoka bagira story iyo bari kuganira ku masomo yabo, bari kuganira ku barimu babo, bari kuganira ku mamodoka yabo, biba ari ibintu bisekeje cyane. Hano umuvandimwe yatubwiye ngo umva ibyambayeho. Ati Rubirizi Kabeza twari muri circulation mu muhanda utangira imirongo ishushanyije, ndepashije afande ngo byapfuye. Ibaze nyine ugitangira ikizamini mu gitondo, bura circulation n'amakona biba mu gitondo. Umuntu nakubwira ngo nahiriye mu makona, uzamenye ko uwo muntu saa moya n'igice saa 2 yari yamaze kuva mu kibuga yigendeye. Undi nakubwira ngo yahiye nka saa 3 sangaye, ujye umenya uyu nguyu byapfiriye muri Paris, ariko umuntu wagigije akagera kuri demarage mu masaa 5 saa 6 n'izuba ryamukubisa akanyota kamwishe, byarangira sha bigapfa kuri finali. Buri abantu bagwa demarage bababaza umutima wanjye, abo mu makona bo kubera ko baba bataranananirwa bataranikaraga kwa rirazuba ngo bashyuhe mu mutwe cyane, baragenda bagatuza bakabitekerezaho fresh. Ariko trauma y'umuntu wahiriye kuri demarage papa na trauma y'umuntu wahiriye mu makona biba bitandukanye, for real bitandukanye fasha, ntago nababeshya. Umuvandimwe urumva rero hano circulation yamutsinze rugikubita ataranarenga umutaru rwose. Ikintu cya mbere mugomba kumenya rero, ikizamini cya circulation, reka mbahibanga rikomeye cyane ku kizamini cya circulation. Ikintu mugomba kumenya ku kizamini cya circulation nuko circulation itagira ukuntu ikoreshwa. Bishatse kuvuga ngo umupolisi ukujyanye muri circulation ni wo ugukoresha ibyo ashaka. Imodoka ishobora kukuzimana rimwe, umupolisi akakubwira okay bigenze gutya na gutya, mbonye uburyo izimyemo, nibyongera bwa kabiri ndaza kuguhana ariko ndakubabariye. Ibyo bibaho cyane, biranashoboka. Wenda hari n'uwo byabayeho, hari n'uwo yazimanye kabiri na gatatu, kuko giye bijye biba ndeba umunyeshuri imodoka akaba yamuzimana bakamubwira okay tuguha andi mahirwe, try again. Byakwanga ukaceceka ikibazo cyawe, urumva nta kuntu baba batageze. Man, ejo bundi narababwiye ngo mu bintu mwishyira mu mutwe mujye mwikuramo ko bari abapolisi ari abana babi. Bari abapolisi ntabwo baba bari babi, umupolisi ntabwo abakuzi keretse niba ufite ibindi mupfa cyangwa mufite ahandi mwahuriye twebwe tutazi. Ariko mu magambo make ndakubwiza ukuri ko bari abantu babaje gukoresha ikizamini, nta wundi mutima mubi baba bifitiye. Ubu yakujyanye mu muhanda akabona uraca udukoni kukwima perime nako kanya. Ikindi ushobora kubuza imodoka rero nanone, ukazira akantu ko kubuza imodoka ugashyiramo ubunajwa bwinshi, ukajya mu muhanda ngo hari ibyo bita kukamena, ukakamenagura bro, ukakavuza kabisa. Ariko agahita akubwira ati se buriya bintu bidafite formule nibyo wumva ushaka kuzajya utwara mu bantu, numva ushaka uzajya udepasa aho byemewe naho bitemewe, wowe wamutwaye ushaka kumwemeza, washatse kumwereka ko urenze uzi imodoka cyane. Ibyo ngibyo nabyo abantu bajya babizira. So ikintu usabwa nta kindi, bakonsantre n'ikizami cyawe. Niba waragize amahirwe yo guhura n'umwarimu mwiza mu minsi 15 ya mbere, narababwiye ngo umwana wese apfa mwiterura, no mu modoka niko bigenda. Iminsi yawe ya mbere iyo yize nabi, n'umwarimu wese mwahura mu minsi ya nyuma nyine uramugora, bameze nk'agiye kugutangiza. Kuko hari nk'abantu bangeraho nyine nkabona cyane nk'abantu bigira i Kigali, usanga bafite ikibazo kuri boîte, ibintu bijyanye no kwangaje ama vitesse, levier vitesse ntago baba bayizi. Urumva rero nk'umuntu utazi levier de vitesse, kugira ngo umwigishe mu minsi 2 umwigishe kwangaja no gupangura neza bimenye, ku buryo umujyana mu kizami cya circulation uvuga ati ngewe nkurikije performance ye, nkurikije ibyo namuhaye, bimeze gutya na gutya. Ukumva nyine umufitiye icyizere nawe. Nukuvuga ngo hari umunyeshuri ukugeraho nyine ugahita ubona ko harimo ikibazo. Nge rero ndabibabwira, nakubwira ngo muri circulation yawe harimo ikibazo kimeze gutya na gutya, uzabane n'Imana. Kubw'amahirwe hari igihe ugenda ukanihura n'umufande mwiza nkuko nakubwiraga, ugasanga nta nubwo ibintu by'amavitensi abirebyeho cyane, ukaba wakoresha vitesse 2 mukagenda akagendo gato, ahubwo akareba uburyo wubahirije ibimenyetso byawe muri urwo rugendo mukoranye. Nibyo nababwiraga rero, abafande bakoresha ibizamini bya circulation mu buryo bugiye butandukanye. Wowe niba ugiye mu kizamini cya circulation, tekereza ku mitwarire yawe mbere na mbere, kuko uko byagenda kose ntago umufande uzamutwara ngo nugera ahantu abona ugiye kugonga nk'imodoka iri imbere yawe wenda ihagaze, cyangwa se abona ugiye kumuta muri rigori ngo abure kugukandagirira feri, kandi nagukorera kuri feri iryo rizaba ari ikosa rigomba kugukura mu kizami. Nagafanda azagukorera kuri feri ngo najya no mu kibuga kubwira ngo ngaho genda ukore na T-cross. Abantu mwiga imodoka rero, mwiga imodoka munazi neza
performance zanyu nyine aho ziri, cyangwa se ahantu wowe ugeze mu mitwarire y'imodoka. Ariko ko nabakoreye urubuga rw'umusongozi wasanga hari abantu bankurikira batarakoze subscribe sha, kuko njya nkubita video nkabona video yagize nka views nk'ibihumbi 100, ariko nkahita mbona mu subscribers banjye nta n'ibihumbi 50 birimo, nkahita mvuga ngo mbega ingo nawe sha cyaze muri ingona abantu zikwagira gukora subscribe ni ibintu bya danje. Ibaza ahantu utapingaho rimwe pa ugahita wigendera bigahita birangira. So niba nawe rero amasomo yo kumusongozi hari uburyo gufashamo, cyangwa se wemera bimwe mu bitambuka no kumusongozi, twebwe twikorera ku mushya zo gutwara ibinyabiziga cyane. Ikindi tukagaruka ku buzima bw'imodoka, ku bantu bashaka kugura amamodoka, abantu bakeneye deal zo kugura bose muri rusange, abo ngabo tuba turi kumwe nabo cyane, turabafasha kugura imodoka, gukoresha imodoka. Ushobora kuduhamagara tukaba twaza tukakurebera imodoka yawe niba nta kibazo ifite, tukagufasha tukakubwira n'uburyo ugomba kuyikoreshamo, ibintu bikagenda neza cyane. Bamwita Lucas Yahise ati umusongozi urabahiga kabisa, wambwiye se ibanga ryo kuzirika imodoka ya demarrage mu gihe ishaka gukomeza kujya imbere? Ndakwemera bya danje, ni umusongozi hano Gacuriro. Wow urakoze cyane musongozi. Noneho ibanga bura ryo gufunga imodoka flash, nababwiye ibintu byinshi cyane kuri demarrage. Sinzi niba mutaragiye ngo murebe video nabakoreye ya demarrage, nabakoreye video nziza cyane kabisa, niryo somo nakoze nicaye ntuje, nta kibazo na gito mfite kabisa, ndaryeditinga neza, ndarigaragaza uko ritangira ndetse nuko rirangira. Ya demarrage muzagende nayo muyirebeho musobanukirwe fresh ko biba bimeze. No kuvuga ngo buri ikintu cya mbere ugomba gucekinga uburyo wicaye, ikindi kintu cya kabiri ikirenge cyawe cy'ibumoso burya nicyo gikora demarrage. Iyo hajemo ikosa ryo kurenga igakomeza ikagenda, biba byatewe n'ikirenge kitamanuye ka kantu gato cyeguye kugira ngo imodoka ibashe guhagarara. Iyi promotsi igasubira inyuma nabwo ni igihe uba wamanuye ibintu byinshi cyane ukarenza ibyo wagombaga kumanura. Ngira ngo rero ayo masomo narayasobanuye yombi uko ari abiri. Mu gihe cyo guhagarara bigenda gute, ese mu gihe cyo guhaguruka kugira ngo nabwo imodoka itadusubirana inyuma tubigenza gute? Ibyo byose nabikozeho mu scrolling mu masomo yanjye, muraza kubibona. Harimo amasomo menshi cyane nagiye mbakorera. Ati gusa mu nyigisho utanga za okay naraziguhaye kandi nzakomeza. Wow, ndagushimiye cyane mbikuye ku mutima brother. Bamwita Manibaho Daniel was popping. Irasubiza Fabrice nawe yagize ati bro nabuze uko twigana, ariko iyi YouTube channel izamfasha kabisa. Fabrice Bugesera. Uri ni Bugesera man, uri umuturanyi wanjye wowe bro, uri n'umuturanyi wanjye cyane kabisa, ariko ntago barabuze ukuntu twigana, cause wakagombye kuba warafashe phone ukamamagara, keretse wenda niba harabayemo ikibazo cy'ubukene aho nabyumva, cyangwa se hakaba hari izindi mbogamizi wahuye nazo. Ariko niba wifuza service yo kwiga, njyewe ndahari kandi ndelede kugira ngo mbafashe. Ati imihanda yaho imihanda yaho uri kubeshya, reka mwiyorere. Ati cyaze turagukunda, ndi kuri site ya Nyarugenge Karama, ndagukurikira 5/5. Wallahi wowe komeza ubiduhe, nanjye nzakora kuri 7 z'ukwa 9. Oh my god, Imana ibane nawe brother, bizagende neza cyane, tuzagusengera. Bamwita Paul Rutagengwa. Abantu mwese rero mufite impano yo gusenga, mubasha gusenga cyane, mujye musengera abantu bafite ibizamini bya perime, kuko gutsindwa cyane birababaza, gutsindwa birababaza. Se ugira na automatique ya naragusubije wowe, ndumva twarabivuganyeho, ahubwo nese nk'urirengero. None se iyo hamanuka hari ubwo wakserera ibintu bijyanye na circulation nabibabwiyeho mbere, ku buryo twangaje imodoka mbere, ku buryo tuyipangura mbere, ku buryo ibintu byose bigomba kugenda, tugomba gutwara imodoka hano hazamuka n'ahantu hamanuka. Mukore subscribe, muntere esprit, muntere imbaraga, nanjye bakorera izindi video nyinshi cyane. Ndi kubona video nakoze kera mutarazibonye, ngiye kongera nzisubiremo nziba updating fresh. So what's popping ni umusongozi nk'ibisanzwe, the one on ikinyobwa kimara inyota po imbuto ucurabwa Nyagasani, umwuzukuru mukuru wa Abraham, kimwe byiza Nyabraham mu Rwanda rufite B83 Badman in the bedroom E4B, kagenda amayaga n'amaguru rugomba rukavuga umunguriye ku mukinga adafashe byondo byuhoraho wabuzima rakambaza Uwiteka. The make teeth and the brush giseka icuruza bikanga wari way babandi batwanga in this days, turaza kubashyira hindabo one more time. Remember subscribe, like,
share, ubundi inshuti zawe zose uzifuriza amahirwe ndetse no gutunga perime muri uyu mwaka tugiye kwinjiramo wa 2027. Twese tuzabe turi shine and to drive in this road is Rwanda. Are you ready today, my people?